munsi w'ejo hari kuwa gatatu, uyu munsi turi kuwa kane. Kuwa gatatu hari video yatangiye gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi butumwa bwinshi bwagiye buca ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko iyi video y'uyu mugabo yazengurutse guhera ku munsi w'ejo. Ndagira ngo yumve neza witonze. Kwa majina naitwa Rajabu Juma David. Ninaofanyia hii video presentement sai juu ya kuwajulisha juu ya mpango ya kesho siku ya 4. Ngira ngo uyu mugabo uri kumwumva tubwira ati nge nitwa Rajabu, asuhuza nyine abantu cyane cyane ubwo yabwiraga abantu bibukavu, ababwira ati mfashe ino video izi saha. Urumva ko yavugaga no mwijwi risa nk'irivugira hasi, asa nk'unafite mu bwoba. Avuga ati mfashe iyi video kugira ngo mbaburire kuri gahunda zihari ku munsi w'ejo kuwa kane. Iyi video ndagira ngo yumve, yari ameze nk'uri kuburira abantu ibiri buze kuba uyu munsi aribyo tumaze kubona bibaye muri kano kanya i Bukavu. Iyi video y'uyu mugabo ejo ndagira ngo wumve ukuntu yakomezaga ibwira abaturage b'i Bukavu. Mouvement M23 ina prévoir discours ya Corneille Nangaa pale ku place de l'indépendance. Urabyumva ati ku munsi w'ejo muvuma 23 cyangwa se M23 ejo ngo bafite inama izatumira abaturage izabera hariya bita ngo ni place de l'indépendance hariya muri Bukavu nyine Independence Square. Ati niho izabera, ati zabiyobowe n'uwitwa Corneille Nangaa uyoboye M23. Umve sai gisi mimi namaliza baambia sai kila mtoto wa Bukavu mwiko na bezu ya maisha asiende kule vitu. Ndabwira buri muntu wese, buri mwana w'i Bukavu cyangwa se buri muntu wese w'i Bukavu uzikakunda ubuzima bwe, uwo muhuro uzatumirwamo abaturage ngo baganire na M23 ntimuzawujyemo nimba uzi gukunda ubuzima bwawe uri w'i Bukavu. Ce n'est pas pour rien tunituma mu usiku. Partagez mu groupe ya étudiants. Partagez mu groupe ya kanisa. Ndagira ngo uramwumva abwira abantu b'i Bukavu avuga ngo iyi video nimba uyibonye nonaha yohereze mu magrupe y'abanyeshuri, ya magrupe ya WhatsApp, muyohereze mu sharing mu magrupe y'insengero. Iyi video muyohereze mu magrupe y'abantu bose ibagereho. Iyi ni video n'umugabo n'ubundi butumwa bwinshi byari biri gukwirakwira ku munsi w'ejo babuza abantu kuzajya mu muhuro uzaba wabaye uyu munsi ugaterwamo ibisasu. Iyi ni video yakwirakwiye guhera ku munsi w'ejo abantu barayisuzugura. Partager mu magrupe ya Kirimba kesho saa 4 musiende kuile bitu. Ababwira ati ejo saa 4 nimuzajye muri ibyo bintu, muzajye muri izo gahunda zizabera muri iriya centre nyine i Bukavu hagati ngo mugiye kuganira na M23 yabuzaga abaturage. Juu ya nini? Bazalendo washaingia biko pale Bukavu. Na kesho ndio siku Nangaa batamuia pale ku place de l'indépendance. Iyi ni video yasohotse ku munsi w'ejo iri kuvuga ngo impamvu ndi kubuza abaturage kuzajya muri uwo muhuro cyangwa se muri izo nama na M23 ngo nukubira ko ngo abawazalendo, ubwo n'abawazalendo nyine n'abasirikare b'abasivile, ariko n'abasivile biyemeje b'urubyiruko ngo gufatanya na leta ya Kongo ngo mu rwego rwo kurwanira igihugu cyabo barwanya M23, bafatanya na FARDC, bafatanya n'abasirikare b'u Burundi, bafatanya na FDLR. Uyu mugabo iyi video yeje yaravugaga ngo abasirikare ba wazalendo tayari bamaze kwinjira muri Bukavu baje bihishe. Ati ejo kuwa kane bazica Corneille Nangaa kandi bazamwicira ku Karubanda hari inama izabiri kubera yamuhuje n'abaturage. Gahunda yari hari no kwica Corneille Nangaa byaba ngombwa n'abandi bayobozi bose bayoboye M23. Iyi video yasohotse ku munsi w'ejo. Uyu mugabo yari ari kubwira abaturage b'i Bukavu ati nimuzajye muri uwo muhuro kuko bawazalendo leta yamaze kubohereza ya Tshisekedi. Niyo bakoresha bawazalendo ntabwo bikoresha, bakoreshwa na leta ya Tshisekedi. Ngo Tshisekedi yamaze kohereza bawazalendo baze baraza iyo nama niza kubiri kuba cyangwa se iyo mbwirwa ruhame baraza kwicira Corneille Nangaa ku Karubanda imbere y'abaturage kuko niwe buriya ubuhagarariye ibintu byose. Rituele zote zishafanyika. Bile bemiliona kwa essence ni kidogo. Ce monsieur va mourir demain. Sasa pale kutakuwa ile kitu wanaita dommage kula. Ndagira ngo wumve amagambo y'umugabo avuga ati ejo Corneille Nangaa agomba kwicwa n'abandi bayobozi ba M23. Ngibyo mwari mumaze iminsi mubonanga abantu barishwe biriya n'utwana. Ati kandi muri icyo gitero Tshisekedi yateguye cyo kwica umuyobozi wa M23 ngo abaturage muzabigendera mu bya bindi nyine bavuga ngo ku rugamba intambara iri kuba ahantu bagiye kurasa nk'umuntu
cyane nambari ko basirikare bari kurasana hari igihe abasivile babigenderamo ya masasa agenda atatana afata abantu bagira nabi cyangwa se ibisasu niko uyu nguyu yabyise mu yandi magambo. Mbega yavugaga ngo abaturage impamvu mbabuza kuzajya muri uwo muhuro nuko mushobora kuzashiduka mubaye ibitambo mu gihe bazaba bari kugerageza abawazalendo bazaba bari kugerageza kwica Corneille Nangaa wa M23 namwe mukabigenderamo nyine kuko bizaba ari ibintu bibi cyane bibega ari ibicika. Kadukomeze tumwumve. Ile madommage collateraux itakuwa pale. Sa mkubwa yao anaanguka. Weye mulienda basoutenir. Utapigiwa masasi. Utakufa bure. Avuga ati mwebwe muzajya gushyigikira M23 muzajya muri izo nama zabo ngo mwabaturage mwe muzapfira ubusa. Leta irabica. Leta ya Tshisekedi ibaza icyo kintu. Mwananchi bakia kwako kunyumba batakuua. Bakia kwako kunyumba ule wa masikio nguvu aende. Ati mwana w'igihugu subira iwanyu wiryamire ejo ntuzajye muri iyo mihuro izahuza abantu bazateranira. Abafite amatwi yumva mwisubirire mu ngo zanyu. Iyi ni video yari gucicikana ku munsi w'ejo. Mina bajulisha vile ni Rajabu Juma David mtoto wenu. Uyu yakomeza ababwira ati nabibwiye ngiye banyita Rajabu ndi umuhungu w'iwanyu. Yari yambaye n'idarapo ngira ngo muri kumubona ku rutugu abwira ati ngiye ndi umwana wanyu. Mina j'ai toutes les informations kwa sasa. Il fallait qu'on négocie du tuiseme. Inasemeka kila mtaenda kule maana kuna wasapoti. Ibitakupata kulwako. Nkuko abivuga amagambo yavuga ati ati ni wibesha ejo ukajyayo ukajya muri iyo nama ati leta n'ubundi ya Kongo igufata nkaho ubwo ngubwo n'ubundi rigushyigikiye M23 atubundi gute M23 batumira mu nama mukajyayo ati ubwo ngubwo leta ya Kongo ibafata nkaho nimba mugiye muri izo nama n'ubundi ubwo mubashyigikiye ati ubwo ngubwo nibakwica nakazi kawe. Partager i message partager kama utaenda partager kama utaenda partager. Uyu mugabo yakomezaga wumva afitiye mu abaturage bibukavu avuga ati nanjye ndi umunyabukavu mwene wanyu mu sharing iyi message mu sharing iyi video muyohereza ahantu hose waba uzajya muri iyo nama ya 23 sharing iyi message waba utazajya sharing iyi message. Mbega uno mugabo wabonaga ko ahangayikishijwe n'ibintu bizabeje avuga ati njye amakuru yose ndayifitiye ko bawazalendo bamaze kuhagera ejo ashobora kuzashya. Aya makuru n'izindi nkuru zagiye zinyura ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro rya isi kuwa gatatu zatangazaga cyangwa se zabuzaga abaturage ba Bukavu kuzitaba inama izabahuza n'umutwe wa M23. Bari babibushijwe. Byari byavuzwe ko leta ya Kongo ishaka kwica abayobozi ba M23. Gusa icyo ni icyaha gikomeye ni uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuvuga kuba uzi ko ushaka kwica umuntu kuba bakwica rwose umuyobozi wa M23 nta kibazo kibirimo kuko n'ubundi barahanganye bari ku rugamba iyo ni Kongo bahanganye. Ariko kuvuga ngo ndamwicira mu mbaga y'abaturage ingana kuriya ndatama ibisasu n'abaturage nibashaka bapfiremo na wapfe icyo ni icyaha kitabaho. Icyo ni igikorwa cy'iterabwoba. Ubu babaye nka ya mitwe y'iterabwoba ntabwo bukira umuyobozi na nubwo none by'umwihariko ari abaturage b'igihugu cyawe. Ejo byaravuzwe ariko abantu barabisuzugura bagira ngo ntabwo byashoboka kuko babonye nabi Goma ibyavuzwe ariko ugasanga umuhuro urabaye ariko bagataha amahoro. Bari bazi ko abaturage ba Bukavu nabo bari buze gutaha amahoro. Gusa abapfuye ni benshi. Imibare ivuga ko muri kano kanya abamaze gupfa cyangwa se abamaze kubarwa imirambo tumaze kwibonera ni 13 n'abarenga 40 bakomeretse cyane bamwe bashobora no kuza kubipfiramo. Abo nabagaragaye bigitangira bivuze ngo imibare ya nyayo